musaraba turabasuhuje kugira amahoro y'Imana aho muherereye hose. Tubifurije ineza y'Imana ibomeho, tubifurije urukundo rw'Imana kubabaho, nimubone ibyiza bibonaga mu gakiza k'Imana. By'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aba diaspora, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, abaturanyi bacu, mwese turabasuhuje. Murasuhuzwa na mwene so Jean Claude, mufatanije urugendo muri Kristo Yesu. Imana y'amahoro ibagirire neza, kandi Imana y'amahoro ibiteho cyane. Nk'uko bisanzwe duhurira hano kuri Gisubizo TV kugira ngo tujye tubana mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko turisoma tubanze tuganire, tubanze dusenge, turangiza tuganire. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye ubuntu bwawe buhebuje. Niwe Mana y'agakiza kacu, niwe Mana y'ibyiringiro, niwe Mana y'amahoro, niwe Mana y'imbaraga, niwe Mana yabanye natwe mu bihe byari bikomeye. Niwe ugenda uzigama intambwe zacu kandi ukazikomereza ku rutare. Ndagushimiye ko waduhaye Yesu Kristo kugira ngo adupfire twaba ari mu isi, abari kubura Imana, bari kuba badafite ibyiringiro byo kubaho, twongere tugire ibyiringiro tubeshejwe n'amaraso ya Yesu. Rero turagusabye kugira ngo uyu mwanya w'ijambo ryawe ureke abe ari umwanya mwiza, twubakirwe n'Uwiteka. Imana itugirire ubuntu, Imana idufashe, Imana ituyobore, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe nishyirwa hejuru. Reka mwene data uzumva ijambo ryawe azumva umugambi w'Imana ku buzima bwe, maze yakira imbabazi z'Imana zibonerwa mu ijambo ryawe. Urakoze cyane kudufasha, kandi akaba ugiye kudutegurira mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Nk'uko tubivuze, twifuje kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Ko Imana iduhaye niko turi bukore, ariko ndizera ntashidikanya ko turi bugire umusaruro. Ni umugisha kwamamaza Yesu, kandi ni umugisha kugira abantu baje imbere y'Imana. Rero ntukanezezwe no kubaho mu buzima bwawe nta muntu wumvira umutwaro, wumvira umuhamagaro wo kuba wabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntuzabe mu buzima bwo kumva ko nta muntu wagira umutwaro wo kuba hari icyo wakora kugira ngo umuntu abone neza y'Imana. Rero nge nawe ni twebwe turiho kugira ngo tugire abo tuzana imbere y'Imana. Birashoboka cyane ko wabikora kandi ukabigeraho. Ijambo ryarambwiye ngo nubwo waba uri mu mahoro, ngo mbese wumva ufite ishyaka, niko indirimbo itubwira. Birasaba ko waba ufite ishyaka, kuko uyu murimo udafite ishyaka ntushobora kuwukora. Uyu murimo w'Imana udafite kwitanga kwinshi ntushobora kuwukora, kuko tubonamo ibicantege byinshi, tubonamo ibitugora byinshi. Ariko igituma dukomeza, igituma tudacogora, igituma dukomeza tuhamya Imana mu buryo ishaka, nuko tuba twizeye Yesu Kristo. Imana ikugirire neza. Birashoboka rero ko waba uhagaze mu buzima wumva ko bidashoboka. Ntawe bidashobokera nshuti yanjye. Byose bishobokera umuntu ubyizera. Niba ubyizeye birakubera uko ubyizeye. Niba wumva ko wahaguruka ugakora, Imana izahaguruka ibane nawe. Imana ishimwe. Ntabwo ishoboza umuntu utakoze, ahubwo uwuhagurutse gukora. Imana niwe ishoboza. Imana itugire neza cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 37. Dusome duhere ku murongo wa 18, twumve icyo Mwuka bwa n'amatorero. Dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro igice cya 37, dusomye ku murongo wa 18, haravuze ngo bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati, dore Karosi araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuge tuti, inyamaswa y'inkazi yaramuriye
tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati twe kumuhwanya. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Iri jambo ni ijambo ntekereje ko tugiye kuganira. Numvise umutima w'Imana ampaye, cyangwa se umwuka wera ase umutima wanjye. Ndashaka tuvuge hejuru y'ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayo. Birashoboka ko ujya ugira amahirwe mu buzima, ndetse amahirwe ugize ukabona aragucitse anyuze mu myanya y'intoki. Birashoboka ko ujya ugira profi mu buzima bwawe, ariko izo profi ugize ntubashe kuzibyaza umusaruro. Birashoboka kugira promesse z'abantu, ndetse kenshi cyane bishoboka, ariko mu gihe cyo kubona umusaruro w'ayo masezerano wahawe n'abantu bikarangira ntibigaragare. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo nubwo hari projet z'abantu za failinze, nubwo hari imigambi y'abantu itaragize ikimara ku buzima bwawe, nubwo hari inzozi z'abantu zitasohoye ku buzima bwawe, ariko inzozi z'Imana kuri wowe n'impamo. Inzozi z'Imana kuri nge, kuri wowe zizasohora. Naho umutini utatoha, n'inzabibu ntizera imbuto zazo. Haleluya. Ngo bagahingira ubusa imyelayo, ariko icyo Imana yavuze kizibonera inzira. Nshuti yanjye, usiwogobe, ntugire ikibazo, ntuhangayike kuba warizeye Yesu, kuba wariringiye Kristo, kuba ari we wiyegamishe, kuba ari we mugendana, kuba ari we muri kumwe. Ntabwo icyo Imana yavuze kizabura gusohoza. Indirimbo iravuga ngo nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora, nta kizabuza inzira y'Imana ku buzima bwawe kuzura. Nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora. Nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora. Nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora we. Nta kizabuza umugambi w'Imana ku buzima bwawe gusohora. Abantu bashobora gutanga ibiguzi ndetse bakitambika inzira y'Imana, ariko bazatsindwa kuko hari Imana ivugana n'abantu bayo. Turi abanyamugisha, ntabwo tuvumika. Turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ntabwo tuzacogozwa n'incamugongo. Ibitontoma byose siko biryana. Nshuti yanjye, ntukuke umutima, Imana iri kumwe nawe. Ntukuke umutima, Yesu muri kumwe. Imana ishimwe cyane. Aya mateka ya Yosefu ni amateka nkunda cyane. Bibiliya itugaragariza uburyo ki papa we Isiraheli ariwe Yakobo, igihe yamubyayemo cyari igihe cy'izabukuru. Bibiliya itubwira ko uyu mwana yaje akenewe, kandi si ugukenerwa gusa, yaje ashakwa kuko yabyawe mu minsi umubyeyi ageze mu gihe ahari atagifite ibyiringiro byo kubyara, cyangwa se nyuma yiwe nta wundi. Bibiliya irambwira ngo aramukunda, ngo ndetse kumukunda kwe bituma amudodera iki? Amudodera n'akambaro ko kwambara, ariyo kanzu. Ngo ayimuhaye, mbese kubwo n'urukundo n'imbabazi nyinshi yamugiriraga, ngo bizana conflict, bizana amakimbirane mu bandi bantu. Urukundo ukundwa n'umubyeyi ruzana amakimbirane hagati mu muryango.
hari igihe wibaza ngo intambara mporamo umunsi ku wundi z'urudaca ni ukubera iki? Ndagira ngo ngusobanurire ko urukundo Imana yagukunze nirwo rwatumye Satani ahaguruka ku buzima bwawe. Kuko udafite icyapfa na Satani, uyu we ntarwanywa na Satani, kuko we na Satani bamaze kwihuza niba. Niba utari umwe n'umubi, niyo mpamvu akurwanya umunsi ku wundi. Ariko ndakubwira ngo ntuzigere utsindwa, kuko umugabo wakurikiye ni umunyembaraga, ashoboye byose, akora byose, ni rubasha, ni igisubizo, ni umunyembaraga, nta ntambara atsindwa. Imana ihimbazwe. Ngo bene se bamugirira ishyari, ngo kubera iki? Kubera urukundo papa we yamukundaga rutandukanye n'urwo yakundaga bene wabo. Imana nayo imufiteho umugambi udasanzwe, ititaye ku gihe yavukiye, ititaye ko yaje ari n'uwa nyuma, ngo Imana ikajya imusura ikamugirira neza, ikamwereka ibizabaho ku buzima bwe. Nkwifurije gusurwa n'Imana, nkwifurije kubona Imana, nkwifurije kuganira n'Imana. Imana ihimbazwe. Iyo umuntu avugana n'Imana, menya umwifato yifata. Benshi tunaniwe no kwifata, benshi tunaniwe no kumenya uko tugenda, kuko tutabasha gufata Imana ngo tuvugane nayo iduhereze umurongo w'ubuzima. Yesu niwe ugomba kuza ku mwanya wa mbere. Ibyo urimo byose simbi kubuza, ariko niba Yesu atari we wasize ku mwanya wa mbere, uri mu gihombo gikomeye. Ngo arangisha abo muri ubwo buzima bwo kuganira n'Imana, ngo bucye mu gitondo akabwira bene se ngo iby'Imana yarayimunyujijemo, cyangwa se message Imana yarayimubwiye. Ngo nagiye kubona mbona turimo dutashya, dufunga imiba, buri wese ahambira umuba wiwe, ngo imiba turayishinga, ngo ariko ngo nitegereze, ngo ngiye kubona mbona imiba yanyu yose yaguye hasi, ngo umuba wanyu usigara wemye. Bene se barushaho gusobanukirwa, bamenye icyo ashatse kubabwira. Ndagira ngo nkubwire muri iri jambo, nubwo umugambi w'Imana utajya utsindwa kandi utajya uyoba, ariko ntuzabe imbarutso yo gutuma Satani akurwanya. Hari ibyo tujya tuhura nabyo umunsi ku wundi abakristo barokore, biturutse kuki? Ku byo twitangiyeho ubuhamya twasohoye, amagambo twasohoye mu kanwa kacu, akaba ariyo ntwaro Satani anyura amaturwanya. Imana ikurinde, Imana ikuzigame, Imana igusobanure, Imana iguhereze kwimenya no kwisobanukirwa. Amaze kubirotora bene se, ngo babibika ahantu, babihuza nuko papa we wabo cyangwa se umubyeyi wabo n'ubundi amukunda, kati ngo uravuze ngo nyuma hejuru y'urukundo data kugaragariza uzana dutwara utuyobore, tuzareba ahantu bisohorera. Ariko abo ni abantu, ntabwo ari ko Imana ivuze. Abantu baguhaye igihe, abantu baguteze iminsi, abantu ndetse baguhaye n'amasaha, ariko Imana yateguye ibihe ku buzima bwawe. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe, ugira neza ibihe n'ibihe. Mana uri Adonai, uri Elohim. Iminsi y'abantu uje kuyirenga, igihe abantu baguhaye uje kugisimbuka, igihe abantu baguteze urakirenze, kuko n'Imana yavuganye nawe kandi ntishobora kubeshya. Ni Imana isoza amasezerano. Birashoboka ko haba mu buzima bw'iminsi y'abantu, ariko ubwo buzima ntibuzaramba. Hari igihe Imana yatanze ku buzima bwawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo akomeje, ngo nanone ngo buke, ngo nanone arotora papa w'inzozi ndetse na bene se. Ngo ariko ngo na papa we ngo agira ubwo agira nk'akantu ko kurakara, aravuga ati ariko wowe ni wowe gusa, ni wowe gusa ubona, ni wowe gusa ureba, ni wowe gusa inzozi zawe ni gute? Ngo nawe biramubabaza, ariko ntiyigera ngo abikora mu mutwe n'umunsi wari. Ngo uko bukeye n'uko bwije papa we yarabizirikanaga. Twihute tugere ku magambo twasomye.
ngo rimwe ngo papa aramubwira wiwe ngo genda usure bene so bagiye kuragira bajyanye umukumbi, urebe ko bari Dotani, ubagenderere ubashyire ingemu. Ngo yabyumvaga vuba kuko yari umwana ukunzwe mu rugo, yari umwana uhuza, yari umwana ufitanye communication n'ababyeyi. Nugira na communication n'Imana, Imana izagukunda kandi kwirata. Nugira na communication n'Imana, uzaguka kandi uzatera imbere. Nugira na communication n'Imana, uzashyirwa hejuru. Imana igushoboze. Haleluya. Ngo amaze kugenda ashiriye bene Simpamba, ngo bamwitegere, yaragiye ngo asanga ngo barimutse ku mpamvu z'iki z'ubwatsi bwari bwarabaye buke aho baragiriraga. Kubera iki? Ngira ngo hari mu gihe cy'amapfara. Igihe ubwatsi bwabaga buke barimukaga bakajya ahandi ubundi ubwatsi buri. Ngo asanga aho yarazi bari atariho baherereye. Ngo arabaza ngo mwandangira aho bene mama bagiye. Agati bari hano, bahoze hano ariko ntibagihari. Icyo shaka kuvuga, yakomeje umutima wo kugenda ngo agere kuri bene se. Byari bushoboke ko yari bugarukire mu nzira yaba nk'abiki gihe, akaza avuga ko yababuze kandi byari byumvikana, ariko ntiyacogojwe nuko yasanze bene se barimutse, ahubwo yakomeje urugendo rwo kubashakisha. Nyuma yuko abagezeho atarababona, atarabarasukiramo ngo bamugereho, ngo ubwabo bakimurangiza babona ko ari maza, ngo batangira kujya inama. Baravugana bati none ninde muntu uri bumudukize? Tugize umugisha tubonye aza twishyira, tutiri kumwe nawe yatwiyemeragaho yuko azadutwara akaba umuyobozi wacu agatuyobora. None ubwo Imana imudushyikirije, biroroshye kuko tugiye kumufata, tumufate mbere turangize ubuzima bwe. Ntukacogore no gukora neza, ntugacogorwe no gukora ibyiza, ntukareke gukora ibyiza, ntukareke gukora neza. Nubwo ababishaka kubikira bakakubikira umunsi ku manywa na nijoro, ariko nusaba Imana nta kimana izakwima. Iwe yari afite umutima wo gushaka Imana, iwe yari afite umutima w'urukundo rumenekeye bene se, ariko abo yari amenekeye bo bari bafite urwango rwuzuye muri bo. Ariko urwango rwabo ntabwo rwakweho icyo Imana yagambiriye. Umugambi w'Imana ntuzayoba nshuti yanjye, umugambi w'Imana ntabwo uzayoba. Bamanitse amatangazo ku buzima bwawe ndetse barashyiraho deadline, umwanzuro. Baravuga ngo niko bigomba kuzagenda, ngo uzapfa umeze gutya, ntacyo uzageraho, ndetse ubuzima bwawe twabushyize mu kantu kameze nk'akoba, nk'akazu turafunga. Ariko Imana ivuganye nawe kwica yagambiriye kuri wowe kitazakurwaho n'umuntu. Ntabwo umuntu azakora umugambi w'Imana. Icyo Imana yavuze no kugikora Imana izagikora. Baravuga ngo reka tumuhwanye, tumurangize birangire ubuzima bwe burangire. Imana itugirire neza. Bajya bakugambirira kw'ibibi wowe ubategurira ibyiza, ubategurira ibyiza. Ntugacogozwe n'ibyo. Nubwo ufite muri wowe umugambi mwiza ariko ukagira abakugambiraho ibibi, Imana izakurwanirira. Ntugacogozwe n'incamugongo, kuko abazikubwira nibo bazagwa mbere yawe. Yesu ahimbazwe. Imana ikuzamure, Imana ikuzahure. Ngo mwene Serubeni ngo abyumve, ngo iyo nama z'imipango yabo yose, ngo abyumve ibyo bamaze kumugambiriraho byose, ngo aramubakiza. Agatari ko ntabwo bikwiriye yuko twamena amaraso. Ntabwo bikwiriye ko umuntu twereka ineza twamwereka inabi. Ntacyo bimaze ko umuntu tweretse urukundo rungana gutya, twebwe twarangiza tukamutura ibibi. Ahari niba bishoboka twagira ute twashaka ubundi buryo tukamunaga ahubwo mu rwobo rumwe mu zishinzwe kubika amazi.
Ndashima Imana cyane yuko ababisha niyo batuteguriye inzobo, badutegurira inzobo uwo munsi imvura itaguye, kuko iyo imvura igwa Yosefu ari mu rwobo amazi ari kumuhitana. Ariko Imana ishimwe ko ishaka ububiko itubikamo, kandi igashaka ububiko itubikamo kugira ngo tutabasha kugira gupfa mu gihe cyo gupfa kw'abantu, tukabaho kuko Imana yavuze ko tuzabaho. Ngo barangije bamaze kumunaga mu rwobo, ngo bicazwa no gusangira impamba bazana. Ibaze umuntu ukugambanira wamugaburiye, umuntu akakugambanira ari wowe ugize ufite umumaro ku buzima bwe, umuntu akakugambanira umugambiriraho ibyiza. Ntabwo ari igitangaza, ni ibintu bisanzwe. Ariko ikizagukiza urwo rwobo, ikizagukiza amaboko y'ababisha, ikizagukiza amaboko y'abanzi ni umugambi Imana yakugambiriyeho, kuko yakugambiriyeho abantu badahari. Igiye no kuvuga ikuvugaho abantu badahari. Yego nubwo wababwiye cyangwa se bakabizumva bivuga bikaba impamvu intandaro yo kuguhiga, ariko ntabwo Imana izatsindwa. Yesu ari kumwe nawe kugira ngo akurwanirire. Yesu ari kumwe nanjye kugira ngo ashyigikire. Ntucogozwe n'ibyo ubona, ntucogozwe n'ibyo wumva. Yesu ahimbazwe. Hari abantu benshi bapfuye wowe ukaba ukiriho n'icyo Imana yakugambiriyeho. Hari abantu benshi barangije muri uru rugenzi ariko ukaba ugihagaze n'icyo Imana yakugambiriyeho, nicyo gitumye ukiriho. Ngo bamaze barimo basangira impamba yabazaniye, ngo babona Abenjamini batambuka aho ngaho, barimo baza bataha. Ngo bajya inama baravugana bati, kugira ngo uyu muntu tuzamuzire amaraso ye atubarweho, twigira inama yo kugira ute yo kumugurisha. N'Abenjamini Bibiliya avuga ngo bamukura mu rwobo byihutirwa cyane, ngo baramugurisha aragenda ajya muri Egiputa. Imana itugire neza cyane. Ngo agezeyo agurwa n'igisonga cyo kwa Potifari, cyangwa se nk'umukozi wo kwa Potifari, ngo amujyana mu rugo. Imana itugire neza cyane. Abo umucakara atarabisabye, aba mu buzima bw'ubuhunzi atarigeze abisaba kubw'umugambi w'Imana. Nshuti yanjye, birashoboka ko muri ubu buzima waba wisanga muri situation ikomeye kandi ukisanga mu buzima utigeze usengera. Ndakubwiza ukuri, izo ni impamvu z'iki z'umugambi w'Imana. Niba nta ruhare rwawe rubirimo, rekera Imana umugambi wayo. Umushinga w'Imana kuri wowe si ukuguhomba, si no kuguhombya, ahubwo ni gusoza icyo Imana yavuze kuri wowe. Tere yose wakwisangaho usaba Imana iguha imbaraga zo kuyirwaniraho kugira ngo uyitsindireho, maze uhabwe ikuzo, ibendera y'Imana izamuke ku buzima bwawe. Kuko duhabwa amatere kugira ngo dutrainingwe. Iyo tumaze guhabwa isomo, dusohokamo dufite impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi. Imana idufashe cyane. Aba muri ubwo buzima ariko agumana ubukristo, agumana ibihe byiza n'Imana. Umutima wari wagutse cyane umenetse kukigira atigeze abona abantu, ahubwo igihe cyose yarebaga Imana. Twihuse wamugejeje ibwami, umukura ibwami, umutura muri gereza. Umukura muri gereza umugarurira ibwami. Kubera iki? Kuko ari cyo Imana yari yaravuze. Yaravuze ngo uzaba umutware kandi bene wanyu bose bazakugwa imbere. Nubona ubuzima urimo ngo ubuhuze n'iminsi uri gucishwamo, ngo uvuge ngo iby'Imana yavuze ntizabikora. Oya, impamba ntikwibagize intego. Nshuti yanjye, nubwo byaba bikomeye gute, muri constance ubuzima bunyereye gute, Imana irinda icyo yavuze. Haleluya. Pelesilo de nestance. Birashoboka cyane ko waba uri mu buzima umeze nk'ubufungiranywe cyangwa se umeze nk'uwambiriwe imigozi, nk'uri muri gereza, ariko Imana icyo yavuze ntigeze yibeshya, ntiyivuguruza, izasoza umugambi wayo.
ntabwo ufungiranye aha Yosefu wafunzwe, ariko Imana ikarinda isezerano rye. Ntabwo wahuye n'ibyakugerageje aha Yosefu wahuye n'ibimugerageza, ariko Imana ikarinda isezerano rye. Rinde icyo Imana yavuganye nawe. Ese uhagaze ute mu byo Imana yavuganye nawe? Ese ayo mashuri Imana irimo kunyuzamo aho ntatumye ucogora ngo wibagirwe yaguhamagaye? Aho ntatumye uhinyuza Imana yasezeranye nawe? Kandi ibyo yavuze no kubikora Imana izabikora, kuko ijambo ryatubwira ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Icyo yavuze no kugikora Imana izagikora. Haleluya! Wowe tuvugana, wowe uri munyumva, wowe unteze amatwi, wowe Imana yavuganye nawe, ndagira ngo nkubwire ngo icyo yakubwiye ntiyigeze yibeshya, icyo yakubwiye ntiyigeze yivuguruza, icyo yakubwiye ifite n'inzira kizacamo. Ihanganira igicuku, utegereze igitondo, inkoko yabika itabika, amaherezo buri buze gucya. Nubwo ubona akabwibwa imbere yawe, ariko hari Imana y'igisubizo. Nubwo ubona nta nzira, ariko hari Imana y'inzira. Nubwo ubona bikomeye, ariko hari Imana izana inzira yoroshye. Yesu ahimbazwe cyane. Ari muri ubwo butayu bwose ntigeze yitakana bene wabo, ntigeze yitakana bamugurishije, ntigeze yitakana we yakunze bakamwanga, ntigeze yitakana bamutaye mu rwobo, ntigeze yitakana batumye agera kwa Potifari, ntigeze yitakana ibyamubayeho byose, ahubwo yarebaga Imana, akarinda isezerano ry'Imana, akarinda n'ubukristo bwe. We yari umukristo kugeza ku gupfa. Reba urimo uhabwa amahirwe n'umwamikazi akubwira ngo umve, kubw'isura ufite, kubw'igikundiro ufite, ndemera kuba nabana nawe nkakwihereza n'umubiri wanjye nkawuguha, ariko aravuga ngo ngende umukristo. Mushinga ukomeye mfite nshoreye no gukiranuka. Shorera gukiranuka, Imana yishoreye gusoza icyo yavuganye nawe. Ushorere kugira Imana nayo ifite umugambi wo gusoza icyo yakubwiye. Imana ntikagusubize ariko warayihemukiye. Imana ntigasubize icyo yavuganye nawe ariko warabaye umuntu uca mu masezerano. We guca mu masezerano ni nta mpamvu, kuko ibyo byose uhura nabyo nakubwiye neza yuko ari umugisha ufite, kuko ari urukundo Imana igukunda, nirwo rutuma abanzi baduhagurukira. Satani ntajya arwanya Satani, oya. Dayimoni ntarwana na dayimoni, ahubwo igituma duhura n'ibi byose ni ibitwereka ko Imana idukunda. Ijambo rivuga ngo inyanja nizisuma n'imisozi igahinda, ngo ibyo ni ibyerekana urukundo rw'Imana. Hari ubwo bigusumiyeho, hari n'ubwo bijya bikuzamukaho bigasuma bikaba ibindi, ariko ibyo ni ibyerekana urukundo rw'Imana. Yesu ahimbazwe. N'abigishwa ba Yesu bari mu bwato, ngo umuyaga wabanye umuyaga, ndetse ngo umuhengeri w'abana mwinshi. Ariko kuba warabanye mwinshi si byari bigaragaje ko Imana itakiri kumwe nabo. Ibyo nawe unyuramo ntibizakora icyo Imana yavuze. Byasabye gusa ko bakangura Yesu, kuko bashyizeho akabo biranga. Yesu muri kumwe, ntukemere guheranwa n'umuyaga, ntukemere kuguheranwa n'ibibonetse byose. Yesu ari kumwe nawe. Umugambi w'Imana wakoze ibikomeye. Yesu ni mu gitabo cyo Kuva igice cya 2 uhereye ku murongo wa 1, usanga uburyo umugambi w'Imana ukomeye wabanye n'umugabo witwa Mose. Birivuga ko yavutse mu gihe kigoye, kuko cyari igihe bahigwaga abana b'abahungu bose kugira ngo babice. Mama we ngo amuzarana imbabazi nyinshi n'urukundo rudasanzwe, kandi ngo uwo mwana yari mwiza Mose, ngo yigira inama yo kumuhisha, ariko igihe cyo kumuhisha kirarangira. Nshuti yanjye, ntabwo uzahora mu buzima bwo gupfundikirwa, ntabwo uzahora mu buzima butagaragara. Oya, ntushobora kubaho nk'utariho kandi uriho, ntushobora kubaho nk'uwapfuye kandi uriho. Bigomba gusobanuka, bizamenyekana, bizasobanuka. Imana wasenze izamenyekana, iyo wizera izamenyekana, iyo ngiyo uvuga izasobanuka, bimenyekane. Imana ikugirire neza. Mama ngo aramuhisha, ngo ageze ugaranirwa no
kumuhisha. Ibazaho umubyeyi ananirwa no kwihishiriza umwana ngo amuhishe, aravuga ngo atazampfira mu biganza, reka njugunye. Hari ibyakurekuye ariko umugambi w'Imana waragufashe. Haleluya. Hari ibyakurekuye ariko Imana yarakuzigamye, iracyagufite mu kiganza. Mana himbazwe we. Nuko ngihamagara, imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga zirampobera, ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Imana ikwereka imbabazi, Imana ikwereka ubuntu, Imana ikwereka urukundo. Yesu akwereka ineza ye, Yesu akwereka amahoro ye. Ngo aravuga ngo basi ataza gupfa urupfu wenda rwo kwicwa n'imbeho, rwo kwicwa n'ibiki, reka niyaranje mushakira akato ngo amudodera akato. Amaze gukaboha ngo agahomesha ubushishi, biyanikwa ivuze usomye uhere muri icyo gice cya mbere. Ngo arangishe ngo amukajyana mu rufunzo, ashira mu mazi. Aravuga ngo ibindi ntibindeba, ibyo nari nshoboye gukora ndabikoze. Hoya, reka abantu nshuti yanjye, abantu bakoze ibyo bari bashoboye gukora kuri wowe. Isi yakoze ibyo yari ishoboye gukora kuri wowe. Ababyeyi bakoze ibyo bari bashoboye gukora kuri wowe. Abagukunda bakoze ibyo bari bashoboye gukora kuri wowe. Ariko hari Imana ije kubisohoza byose, ishyizeho close, ije gusohoza ibyo abantu batasohoje. Hari Imana ikoze ibyo abantu bo bananiwe, kuko nibyo Imana ikora. Ibyo abantu bananiwe nibyo Imana ikora. Ibyo abantu badashoboye nibyo Imana yishobora. Mwarangije amushyira mu rufunzo, aravuga ngo ibisigaye singe wahera. Imana ibigenza uko ishaka. Asigara ari mu buzima nawe atazi icyerekezo. Hari igisi tunaga ahantu hameze nk'aho amazi areremba, mbese tukagendera hejuru y'amazi tudafite imizi. Ariko hari Imana isoza umugambi wayo. Ntacyo Imana yavuze ko itazasora ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ntabwo uzayoba nshuti yanjye. Abantu bafite uko bajya bayobya ibintu bigakunda, ariko icyo Imana yavuze nta muntu uzakiyobya ku buzima bwawe. Impamvu wariganirwa ku kazi bikemera nuko katari akawe. Impamvu bagusabye ngo utange n'ibiguzi n'ibihendo kugira ngo wishyire mu bintu runaka nuko bitari ibyawe. Impamvu bagusaba gukomera amashyi bidakomerwa amashyi ndetse nuko atareka igihe cyawe cyageze. Imana izigatiriza kandi zivuga ku buzima bwawe. Bazamenya basobanukirwe ko hari Imana wizeye. Gumana na Yesu. Yesu ntazagukoza isoni. Imana itegura projet ifite finale y'uwo mushinga. Mama wa Mose amaze kumanika amaboko, Imana avuze ngo reka nze nanjye nkore. Birasanzwe ko aho imbaraga z'abantu zirangirira niho iz'Imana zitangirira. We waracogoye ariko Imana iracyari mu kazi. We warananiwe ariko Imana iracyakomeje plan yo kugira ute yo kugutabara. Kuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo uzayoba. Haleluya. Ntabwo umugambi w'Imana uzatsindwa nshuti yanjye. Komera, Yesu ari kumwe nawe. Muri kumwe na Kristo ntuzayoba. Ngo ako kanya Imana itegura projet y'ubutabazi bwihuse bwo gutabara Mose. Mama watabizi, si ngombwa ngo Imana itabare yabikubwiye. Abarokore niba ari ubwana, niba ari ikisinzi, hari igihe cyose babumva ko ibintu byose Imana yabibabwira. ABCD n'ibindi birenze ibyo birashoboka, ni na byiza, binabaho cyane. Ariko si ngombwa ko ikintu cyose Imana igikora yakikubwira. Birahagije n'Imana yakwiye kuzagutabara. Inzira yacamo ni izi. Birashoboka ko itayikubwira ariko kandi ikagutabara. Bijya binashoboka ko Imana yikubwira ariko kandi ntibitume itabikora. Tujye turekera Imana ikibuga cyayo, tuyirekere ubushake bwayo.
dukiranukire Imana dusenge, ibindi Imana ibyikorere. Imana ishimwe. Ngo itegura proje yo gutabara Mose, ngo umukobwa wa Farawo, ngo Imana imuteze icyokere, imuteze urukumbuzi rudasanzwe rwo gusohokera ku mazi, ngo ajye kureba imigezi, arebe inkengero, arebe uko bimeze. Ariko hari umugambi wo kugira ngo Mose atabarwe. Ngo aramanuka, ngo abagaragu b'uwo mukobwa batangira bagendagenda ku nkombe. Ngo barimo bagendagenda, ngo bumva amajwi y'umwana arimo arira. Ngo bitegereje, ngo babona akato kari mu rufunzo. Bereka umukobwa w'umwami. Ngo arababwira ati nimukurure kariya kato. Ngo baramuzana. Yesu ahimbazwe. Hari ukuboko kugutumweho kugiye kugukura muri ubwo buzima budafite icyerekezo, ubwo buzima urimo budafite ishusho, ubwo buzima urimo budafite gahunda, ubwo buzima budafite imizi. Yesu Imana ntabwo uzatsindwa kuri wowe. Ngo arabwira ati nimumuzane. Baramuzana. Ugiye kubona uko kukuzana, kukuvana muri ibyo, kukwegereza Imana. Imana ikugire neza. Ngo bamwegereje umwami, ngo umukobwa w'umwami, ngo bagiye kumva, ngo bumva ngo umwana arimo ararira. Ngo afungure ngo akato, ngo arebe umwana, ngo umwana ngo ararira, ngo umwana arize, ngo umukobwa amugirira imbabazi. Yesu ahimbazwe. Wowe ujurira ukabura umuntu uguhoza, wararize ubura umuntu uguhumuriza, wararize ubura umuntu ugucecekesha, wararize urahogora ubura umuntu uhanagura amarira yawe ku maso. Ariko ijwi ry'Imana, Imana ije ku buzima bwawe kugira ngo ikugirire imbabazi. Ni Yesu watugeza kwa abavandimwe be. Imana ishimwe cyane. Imbabazi utagiriwe n'isi, Imana ije kuzikugirira. Amarira utahojejwe n'isi, Imana ije kuyaguhoza. Ibiganza wabuze bigufata, Imana iguhaye ibiganza bigukikira kandi bigiye gukurera. Nshuti yanjye, ubonye ubundi buzima utari ufite, kuko umugambi w'Imana uje gusohora ku buzima bwawe. Ngo mugirire imbabazi, yumvagize imbabazi. Ngo arangije aravuga ngo uyu mwana kandi si n'imbabazi gusa, ndabona namusobanukiwe. Turazwi uko tugenda, turazwi uko tuvuga, turazwi. Ndabona ari umwana w'umuheburayo, ariko imbabazi mugiriye si izo gupfa, ahubwo nizo kugira ute, nizo kubaho. Mushiki we yari aho hafi, Miriyamu amwitegeye, agira ngo arebe ibiri bumubeho. Tugira abantu batwitegera ngo barebe gusa baze kugira amakuru bavuga. Ariko Imana igitangaza inkuru nziza kugira ngo n'ukwitegeye wese abone amakuru meza, abwira abantu, abwira isi. Ngo arihuta cyane nk'umugenzi, asanga uwo mukobwa, aramubwira ati nibyo koko ugize umugisha udasanzwe, uraronse. Ariko bikoroheye, nagushakira umuntu wagufasha kugira ngo uyu mwana wawe azabeho neza. Umuheburayo kazi. Ngo arangije aravuga ati ni koko mushakire, ndamukeneye. Mu cyimbo cyo kujya gushaka umukozi nk'uko byari bivuzwe, ahubwo haje mama wiwe. Imana igusubije ibyo wabuze, Imana ikwegereza ibyo watakaje, Imana yongere gushyira mu biganza ibyo wimwe n'isi. Hari Imana ifite imbaraga zo kubikora ibyo bidashoboka, Imana irabishobora. Nyamara ubuzima bwa mama we yibwiraga yuko atandukanye nande n'umwana we, hari burundu bitazashoboka. Ariko hari ikiganza cy'ineza kijya kizana iby'Imana kikabidusubiza mu biganza. Imana iguhereza ibyo wabuze, Imana igusubize ibyo wari warakuyeho amaso, yongere bikugarure mu kiganza. Reba uwo munyenga, ureba ayo mashimwe, ureba ibyo byishimo Imana ikoze, irimo ikugaragariza ibyo utari ugifitiye ibyiringiro. Imana ihimbazwe. Bishaka kuvuga iki? Icyo Imana yavuze no kugikora, Imana izagikora. Yari yaragambiriye yuko Mose azakoreshwa umurimo ukomeye wo kuvana ubwoko bwa Isiraheli mu maboko akomeye ya Farawo, ndetse akabageza aho Imana ishaka ko bagera. Wajyaga wibaza impamvu uhura n'ibyo byose, nuko Imana igufiteho umugambi. Hari ibyo uzakoreshwa, hari ibyo uzakora, hari ibyo uzazana imbere y'Imana, hari iminyago ugifite kuzana
kwa Yesu hari abantu Imana igikeneye kuzana imbere yayo, hari imirimo myinshi Imana igufitemo kuba wakora. Niyo mpamvu Imana itazemera kupfa. Mose yakize muri ubwo buryo, mama wabona igitangaza gitangaje muri ubwo buryo, kandi ntibyarangira gutyo. Imana ikajya imumenyera igikoma, ikamumenyera amata, ikamumenyera buri kimwe cyose. Kubera iki? Yabyaye isezerano ry'Imana. Turi ubuhamya bugenda, ntituzapfa gupfa. Turi imirimo y'Imana, turi imirimo y'Imana. Musa babayeho kandi abaho arirwa amaboko ya mama we mu buryo butangaje bw'amateka budasanzwe. Urimo wivovotera ubuzima uhagazemo, nyamara buri bumwe mu nzira Imana yakereye, inzira Imana yaciye ku buzima bwawe kugira ngo uzagire ute bikugeze mu gisubizo cy'Imana cyuzuye. Niba witotombera inzira y'Imana kuri wowe, ntabwo uzasingira umugambi w'Imana. Ihanganira igicuku, utegereze igitondo nshuti yanjye. Komera urindire umugambi w'Imana yavuze kuri wowe, kuko ntabwo uriho kubw'impanuka. Imana yavuze no kugikora izagikora. Mose yabaye ukuboko gukomeye kw'Imana ikoresha kugira ngo Abisiraheli bave mu buretwa batahe. Nawe uri ukuboko kw'Imana, uri imirimo y'Imana. Ni wowe Imana yaremye kugira ngo ugire ibyo ushyira mu buryo mu muryango wawe, gira ibyo ushyira mu buryo mu murimo w'Imana, gira ibyo ushyira mu buryo mu itorero ryawe, ugira ibyo ushyira mu buryo muri famiye yawe. Mbese aho waba utarimo wivovotera ubuzima Imana ikunyuzamo, aho waba witwararika mu kigeragezo cyose Imana yashimye kuhagararamo, niba warabivanze ukaba waracogoye, bwira Imana ikugarukeho. Iki ni igihe ubonye, uyu ni umwanya Imana iguhaye, aya n'andi mahirwe ugize, kuko uko bizaba bimeze kose ntabwo bizakoraho icyo Imana yavuze. Uko waba umeze kose ntibizahagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yesu azuye ibyaho byapfuye. Yesu agukuye mu buzima budafite icyerekezo. Yesu agukishije ubuzima umeze nk'uburetwa, kuko hari icyo yavuze kuri wowe kandi azi kugikora. Haleluya! Hari ibyari bipfuye Imana irabizuye. Hari ibyari bigucitse Imana irabigaruye. Hari ibyo wabonaga bigenda bigusiga bireremba, Imana ibigusingirije mu kiganza mu buryo bw'amateka utabitekerezaga. Ongera wizere Imana. Ongera ubwire Imana ngo mpa kwihangana. Ongera ubwire Imana ngo nkomereze amaboko. Ongera uyibwire ngo gusenga kwanjye kukugereho. Ongera uyibwire ngo ni ngewe ugarutse imbere yawe ngo twongere twubakane ubumwe budasanzwe. Ongera uyibwire ngo nari nacogoye, ariko kuko wazuye ibyari byarapfuye tukabibona, nanjye nkugiriye icyizere. Wewe wagaragaje Mose ariho, Satani yashaka kumwivugana, ariko ukamuhagarika akabaho. Hari icyo wakora ku buzima bwanjye. Wewe warinze Yosefu kuba yapfa kandi byarashobokaga, hari icyo nanjye wagambiriye ku buzima bwanjye. Kuba Dawidi atarapfuye ahigwa na Sawuli, Imana igasohoza icyo yavuze ku buzima bwe, hari icyo Imana yavuze kuri wowe kandi izagikora. Haleluya! Ijambo Imana yavuze no kurisohoza izarisohoza. Dawidi yahizwe kenshi, yanzwe biturutse mu muryango, ariko ntibyamubuza, mumbabarire, ntibyamubuza kuba iki? Ntibyamubuza kuba umwami. Yahizwe n'umwami, ariko nanone ntibyamubuza kuba umwami. Ibiguhiga ntibizabura, abakwanga barahaguruka, ariko Uwiteka nyir'ijuru n'isi avuganye nawe ngo ntuhagarike umutima. Wizere Imana na Yesu mwizere. Umugambi w'Imana ntuzayoba ku buzima bwawe. Icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Turasoje tugiye gusenga. Birashoboka ko watakarije Imana icyizere, ariko ugaruka mu mashimwe, ugarukana umutima utuje, ugarukana umutima wo kwizera Imana, uyibwire ngo Mana nongeye kukugirira icyizere,
kuko nsanze umugambi wawe utajya uyoba. Icyo wavuze no kugikora uzagikora. Imana iguye kwakira imbabazi zayo, iguye kwakira urukundo rwayo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turagushimiye Mana. Ni wowe mbaraga zacu, ni wowe gakiza kacu, ni wowe mutabazi, ni wowe murengezi w'ubugingo bwacu, ni wowe uvuga bikaba, ni nawe utegeka bigakomera. Iyo uvuganye natwe ntubireka gutyo ushyirwa n'uko bisohoje. Nta gacu ko kuguhinduka kajya kakugaragaraho. Ni wowe warinze Yosefu umurinda bene se. Ni wowe warinze Yosefu ari kwa Potifari. Ni wowe wamurinze ari mu nzu y'imbohe. Ni wowe wamurinze bamusaba ko yagurana ubuzima bwe akabugurana ibidafite umumaro. Uramurinda kugeza usoje umugambi wawe ku buzima bwe. Icyo barwanyaga ubundi birangira ugikoze, bisanga icyo bahungaga bagihagazemo. Uri Imana itaneshwa. Warinze Mose ndetse umurindana n'icyo wamuvuzeho kugeza usoje umugambi wawe. Natwe wasohoza ibyo wavuganye natwe Mana. Waturinda ukarinda n'ibyo wavuganye natwe Mana. Hari ibyaduteye impagarara ndetse bidutera n'ubwoba, ariko turagusabye kugira ngo wongere duhagarike ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Twambike imbaraga mu rugendo, turinde gucogora mu rugendo, turinde kunanirwa kandi tukigenda. Duhawe icyanditswe gitubwira ko umugambi wawe utazayoba. Hari ibyo abantu bizayobye, ariko ibyawe biracyari bizima. Uri namba ya 1, uri nomero ya mbere, uri igisubizo, uri umujyanama, uri umurengezi, uri byose kugufite. Tarasike no menestance. Turasenze kugira ngo Mwami imitima yose yari maze kuguta yongere kwakire, yatakaje ibyiringiro yongere kwizere, kuko icyo wavuze no kugikora uzagisoza. Sohoreza abasore, sohoreza urubyiruko muri rusange, sohoreza abubatsi ngo, ababyeyi, abapapa n'abamama, usohoreze isi yose. Ibyo wavuganye n'isi ubisohoze, ibyo wavuganye n'ubwoko bwawe ubibasohoreze, babe mu buzima bwo gushima Imana. Urakoze ku mugambi wawe ari mwiza kuri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.